Twongeye kubaha ikaze abakunzi ba channel yacu Update Trends, twizere ko mumeze neza aho mugiye muherereye hagiye hatandukanye. Nkuko musanzwe mubizi cyangwa se umaze kwimenyera, hari gahunda yacu isigaye icaho kuri iyi channel yacu yitwise ijambo ry'umunsi. Uyu mwanya rero tugezemo ni wa mwanya twahariye ijambo ry'umunsi. Ubushize twari twaganiriye ku kintu ababyeyi bagomba kuba bakora cyangwa se ababyeyi nk'inshingano zabo bafite mu gihe bakiri kumwe n'abana babo kugira ngo abana bakure ari abana bitwara neza kandi batazabasha kuba bakicuza mu gihe kigeze, abana bagatangira kugenda bagira ukuntu bigira nabi. Niyo mpamvu rero ubushize twari twatanze inama ku babyeyi ukuntu bagakwiye gutwara nk'abana babo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Uyu munsi rero twazanya noneho ukuntu abana nabo bagomba kwitwara ku babyeyi, inshingano z'abana mwe gahunda yo kugira ngo umuryango ukomeze ugenda umera neza. Twazanye ibintu umwana agomba gukora kugira ngo abane neza n'ababyeyi be ndetse n'umuryango muri rusange no muri sosiyete kure ari umwana ushimwa kandi utanga urugero buri wese yakifuza kugendaho cyangwa se ku buryo buri mubyeyi wese yakifuza kuba yarabyaye umwana umeze nk'uyu. Ikintu cya mbere ubwanga turi kubwira abana cyangwa se urubyiruko muri rusange nyine abantu bakibana n'ababyeyi babo, ikintu cya mbere agomba gukora agomba kubaha no kumvira. Buriya kubaha umubyeyi abasha yiyumva ko nyine yabyaye umwana muzima, kandi none buriya baravuga ngo kubaha biruta ibitambo, kubera ko uko ukomeza kubaha bifite ukuntu biguha ishusho nziza, isura nziza. Nawe urabizi kenshi na kenshi ababyeyi buriya baba bashaka ibyo baba bashaka kutugirira ni neza. Wenda kimwe nuko hari umubyeyi ushobora kuba wenda bitewe n'ibibazo yagiye abana nabo cyangwa kondisiyo arimo, bikaba ngombwa ko ashobora kuba yabwira ibintu umwana bitari byo, wenda bigasaba ko n'umwana aho ngaho akoresha ubwonko bwe nk'umuntu mukuru. Ariko ubundi buriya muri rusange uretse nk'icyo kibazo cyaba cyabaye cyangwa se indi mpamvu indi itandukanye ariko itari nziza, ubundi umubyeyi ibyo baba bashaka kutugira biba ari byiza. Niyo mpamvu ugomba kumvira, kuko buriya ntawamenya umubyeyi akurusha experience ku isi. Umubyeyi agufitiye urukundo buriya biragoye ko wabona umubyeyi wanga umwana we, keretse wenda bitewe na za mpamvu twavugaga wenda ushobora kuba zigiye ziri inyuma. Ariko ubundi ibintu biri normal, ibintu bisanzwe ni uko urukundo rw'umubyeyi n'umwana ni urukundo rukomeye cyane. Niyo mpamvu rero umubyeyi nta kintu kibi buriya aba yikwifuza, nta kintu cyo aba ashaka kuba yakubwira. Niyo mpamvu ugomba kumvira umubyeyi ukanamwubaha. Buriya kukubaha nyine, kubaha ni ikintu cy'ibanze, kubaha ni ibintu bigaragaza umuntu ufite discipline. Kubaha bishobora kuguhesha ama opportunity menshi, amahirwe menshi agiye atandukanye, haba mu buzima bwo hanze, haba ku bantu nyine bakwegereye bafite byiza bakwifuriza. Buriya kubaha ni ikintu cy'ibanze. Niyo mpamvu nimba uri urubyiruko, nimba uri umwana, ugomba kumva ko ikintu cya mbere ugomba gukora nimba ukiri kumwe n'ababyeyi bawe, kubaha no kumvira. Buriya ni inkingi y'ibintu byose. Ikintu cya kabiri ni ikintu cyitwa kuvugisha ukuri. Buriya kuvugisha ukuri nacyo ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cy'ibanze. Nk'urugero mu gihe wenda ushobora kuba wakoze ikosa cyangwa se wenda ikindi kintu kigiye gitandukanye, umubyeyi akaba yakubazaho amakuru yimbitse, ni byiza kumubwiza ukuri. Ni byiza kumubwiza ukuri, ko wamubwiza ukuri wakoze ikosa byabafasha mwembi hagati kugira ngo mubashe kuba mwakiyunga cyangwa se mubashe kuba mwareba ukuntu mwarikemura. Ariko mu gihe wamubwije ukuri, ushobora kuba warakoze ikosa ukamubwiza ukuri akumva ko impamvu watumye wenda uri kwanga utari urizi cyangwa se ni amakuru menshi wari ugiye urifiteho, akaba yabasha kugusobanurira kugira ngo n'ubutaha utazagwa muri rya kosa cyangwa se irindi rirenze kuri iryo ngiryo. Ariko mu gihe utavugisha ukuri byamugora kuba yamenya ikibazo ufite, byamugora kuba yamenya uko akigukemura, byamugora kuba yamenya ufite imbaraga nkeya kugira ngo abashe kuba yagufasha nk'umubyeyi. Niyo mpamvu rero urabona kuvugisha ukuri ni ikintu cy'ingenzi cy'ibanze, kandi atari no ku hagati y'umwana n'umubyeyi gusa, no muri sosiyete rusange kuvugisha ukuri ni ibintu by'ingenzi. Kubera ko ushobora guhisha ukuri ugasanga icyo kinyoma ukoze gikuruye ibibazo byinshi kuruta ibyo wenda warindaga ko byakangirika. Niyo mpamvu uriya kuvugisha ukuri nabyo ni ibintu by'ibanze. Kandi ikindi, umuntu uvugisha ukuri aba afite icyizere muri rubanda rumugirira icyizere. Niyo wamusanga ari nyine ari intangarugero, abantu benshi bamubona nka role model wabo bifuza kuba baba nkawe. Ariko umuntu w'umunyamanyanga cyangwa se abantu usanga ukuri kwabo kugoye kuba kwagaragara, niyo wa muntu usanga muri sosiyete ameze kubayeho ari umutwaro. Ugasanga nta muntu kwizera, ugasanga mu gihe ukeneye icyizere cy'abantu ntukibonye bitewe n'uko nta kurugira mu kanwa kawe. Buriya niyo mpamvu rero ikintu nacyo cyitwa kuvugisha ukuri, kukitoza tukiri batoya ukakizamukana ukagikurana, ni ikintu kiba ari cyiza cyane rwose. Ikintu cya gatatu umwana yakagombye kuba akora, cyangwa se nimvuga umwana mwumve uduhinja, mvuga umuntu wese nyine ukibana n'ababyeyi kandi uri mu murongo mwiza wo kugira ngo abane n'ababyeyi be neza nta kibazo gihari. Ikintu cya gatatu ugomba gukora ni ukubafasha mu mirimo yo mu rugo. Kubafasha mu mirimo yo mu rugo, icya mbere cyo birinda ubunebwe, bigutoza gukora. Kandi nyine nk'uko mubibona iyi si tugezemo ni isi igoye, ni isi icalenjinga, ni isi icalenjinga. Buriya rero kuyibamo uri umurushesi cyangwa kuyibamo uri umunebwe biragoye. Niyo mpamvu rero ugomba kwitoza gukora no kuva mu bwana bwawe
ukaba umuntu ukunda gukora nta handi uzabyigira no gufasha ababyeyi mu mirimo yo mu rugo, kandi nabyo ikindi bituma babona ko muri kumwe, bakabona ko muri kumwe nyine mubitayeho, muri kwa kubafasha. Mushobora kugenda mubonamo opportunities zitandukanye zo kuganira, ukaba wabasha kuba hari byinshi bigiraho nk'abantu bafite experience ihambaye, kugira ngo nyine bikomeze birinde n'ubunebwe, bigutoze gukora, kuko buriya nanone baravanga udakora ntakarye. Buriya nyine gukora ni byiza cyane. Mbona no kuba iyo nama rwose gukora ni ikintu cyiza, tutazajya n'umuntu winuba mu kintu cyitwa gukora, ahubwo buriya jya wirinda ubunebwe aho uvuka agera. Buri ubunebwe kabone nubwo wafite ibya mirenge, gerageza kuba wakora ugira ibi, ahubwo ubyongere, aho kugira ngo wicare uvuge ngo nta kibazo mfite nagezeyo. Buriya gukora bitera ubunebwe bukomeye cyane. Ikintu cya kane umwana agomba gukora ni uguhesha ababyeyi icyubahiro imbere y'abandi. Buriya nta muntu kuri iyi si ubaho ndakeka udakunda icyubahiro, ahubwo wenda nuko abantu iyo bagifite bakimanaginga bitandukanye cyangwa bakagikoresha bitandukanye, ariko umuntu wese urakunda icyubahiro, kandi buri wese aragikwiye, ahubwo ugomba kwiga ukuntu ugomba kugikoresha igihe wakibonye. Icyubahiro ndagikoresha ne, kuko buriya hari benshi bagikoresha nabi, ugasanga bivuyemo ibindi bibazo bigiye bitandukanye, amakimbirane, urwango, ariko buriya icyubahiro ni icy'ingenzi. Ubwo rero umwana uhesha ababyeyi icyubahiro, babona ko uri umuntu mukuru, bakabona ko nyine uri umuntu muzima, ku buryo banakugira icyizere, cyangwa se mu gihe wenda baba batagishoboye no kuba bari mu buzima kuri iyi si, bagenda bavuga ati uko biri dusize umuntu uzabasha kuba yaduhagararira, umuntu nyine ufite mu mutwe hazima hafunguye, ku buryo iki kibazo saa n'isaha batagira ikibazo ngo umuryango ngo ugiye gusenyuka cyangwa se ugiye kuvaho burundu, bitewe nuko basize umuntu uzi guhesha ababyeyi icyubahiro bagomba. Umubyeyi aba ari umuntu ukomeye cyane, umubyeyi barakubyaye akakurera akakugeza aha ngaha. Hari benshi biba byarananiye bitewe wenda n'ubushobozi cyangwa se n'ibindi bitekerezo bitewe n'ubukene babayemo, ariko warabyihangane byose akabasha kuba yakurera ugakura ukajya hejuru. Bano mu kwiha icyubahiro cyane. Ubwo rero iyo uri wa mwana umuhesha icyubahiro mu bandi, biramufasha cyane kandi biramunezeza, bigatuma nyine akomeza kwiyumvamo urukundo rukomeza kugenda ruzamuka. Kandi nawe nyine muri make uba uri kwihesha andi manota, ku buryo ki muri rubanda uba uri kubakamo isura nziza cyane, ko twamaze kubona ko sosiyete ari ikintu cy'ingenzi. Mu gihe rero uri kubaka isura nziza muri sosiyete, ntukajye wicuza ku icyo kintu ukoze. Ikintu cyose ukoze kikubaka isura nziza muri sosiyete, yaba ari ugufasha, yaba ari kwicisha bugufi, ntikikakubaze cyangwa ukicuza. Uri gukora ikintu gikomeye cyane, kuko sosiyete ni ikintu dukenera ku ubuzima bwacu bwa buri munsi. Sosiyete ni ikintu cyari ingenzi. Niyo mpamvu ntuzigere wicuza ngo nuko wagize neza, cyangwa se wicuze ngo nuko hari ikintu wakoze cyangwa ishusho nziza muri sosiyete. Imbaraga cyaba cyagutwaye zezo zose, ariko mu gihe cyagusigira ishusho nziza muri sosiyete, ntukajye wicuza icyo kintu. Niyo mpamvu uriya guhesha ababyeyi icyubahiro imbere y'abandi ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikintu cya gatanu ugomba gukora, kumva inama n'ubuyobozi bwabo. Buriya nibyo bandi nakubwiraga, ababyeyi batusha experience. Wenda uretse ko wenda nyine ari ikibazo gishobora kuba cyaza mu byeyi bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye, wenda kuba wenda afite nayo ibintu wenda akora bitari byiza, wenda tuvuge nko gukoresha ibiyobyabwenge, cyangwa se nyine byatuma atagira nyine imitekerereze yizamo nk'ikibazo. Aho ngaho wenda niho ugomba gukoresha ubwenge nk'umuntu mukuru, wenda ibintu byose akubwiye ukaba utabyizerera kure. Ariko umubyeyi niba ari muzima, umubyeyi ukabona nta kibazo mufitanye, umubyeyi nta yindi mpamvu ihari, ugomba buriya kumva inama zituruka ku mubyeyi. Ziba ari inama zikomeye cyane. Buriya bavuga ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Niyo mpamvu uriya kumva inama z'ababyeyi ni ibintu by'ingenzi cyane, baturusha experience y'isi. Icyo ni icya mbere. Ababyeyi buriya tukiri abana, iyo umuntu akiri umwana muto buriya abatekerezwa n'umubyeyi. Sinzi rero utajya ufata umwanya wo kumvira inama ze gutyo, nimba hari ikintu wabasha kwigezaho. Buriya ababyeyi nibo babona uzasanga bakubwira ati mwana wacu gukora ni byiza, kwirinda ubunebwe. Ubwo rero igihe utabahaye umwanya ngo batege amatwi bumve na za nama bakubwira, niyo mpamvu ntabwo wazapfa kumenya nyine experience y'ubuzima. Keretse babandi nyine usanga experience y'ubuzima yimenya ari uko ayigezemo nyine ubuzima ukamwigishiriza, ariko barasiba ari byiza kuko iyo wigishijwe n'umubyeyi akabasha kuba yakuganiriza, ukamutega amatwi ukumva inama zimuturukaho. Niyo mpamvu iyo ugeze muri bwa buzima birakorohera, niyo ugeze muri bya bibazo birakorohera kumenya uko bitwara. Kandi iyo wishimiye ubuyobozi bw'ababyeyi ni ikintu cy'ingenzi. Hari imyaka wenda tuba turimo, hari nk'imyaka igora ku rubyiruko, ugasanga niya myaka umwana afite amaraso ashyushye, ariko kigiye gihe hatabayeho inama z'umubyeyi cyangwa ubuyobozi bw'umubyeyi, nyabuneka byakangirika biteye ubwoba. Nyine umwana ahantu yakisanga nawe ntabwo yahishimira abe namba. Niyo mpamvu tuba dukeneye inama z'umubyeyi, kuko umubyeyi aba yarabinyuzemo ibyo bihe, abazi ibyiza birimo ibibi birimo. Niyo mpamvu aba ari ngombwa ko akugira inama mu gihe cyose ugiye ugeramo. Nawe rero ujya wicara umutega amatwi, tuze kuko ujya umenya ko ibyo bihe binyuzemo mbere yawe. Mpamvu rero agomba buriya kukuyobora akakume, kuko abazi nubitwara nabi icyo uzabona imbere, cyangwa se nunabitwara neza icyo uzabona imbere. Niyo mpamvu uriya afata umwanya bakakugira inama. Rero ujye uzumva ntukumve ko ari kukwanga, kuko ndabizi iyo turi muri ibyo bihe wumva ari kukugira nabi, ari kuguhemukira, ukanamwinuba rimwe na rimwe, ariko ugomba kujya wicara ugatuza, kuko buriya abazi ibyo ari kukubwira ibyo ari byo.
n'ingaruka byakugiraho aramutse atabikubwiye. Niyo mpamvu rero ugomba urakoroshya umunsi ugatuza ugashyira agapira hasi ukumva ibyo ari kukubwira kandi ntibibe kubyumva gusa ukanabishyira mu bikorwa. Ikintu cya gatandatu rero umwana agomba gukora ni ukwiga no kwitwara neza. Nkuko mumaze kubibona rero iki gihe turimo kukiba mutarize rwose sinzi ukuntu byaba bimeze, sinzi nk'abagenda basoza barabizi kugira ngo uzapfe kubona umuntu waguhaye akazi nyine amashuri yawe utari warageze ahantu hazima ngo nyine umenye ko ari ikintu uzi wispecializemo byakugora cyane. Buriya ngaho imagine rero umuntu utarize buriya nyine biba bigoye kandi kwiga bifungura ubumenyi, bifungura mu mutwe. Kwiga bitanga ubumenyi buri ukagenda umenya ubundi bumenyi bugiye butandukanye, ntawamenya isi ukuntu imeze ukuntu uzayibamo. Niyo mpamvu rero umuntu agomba kwicara akiga kugira kuko ntawamenya ntabwo wamenya ikizagutunga ni igiki. Kwiga ni byiza, wigira ibintu byinshi, kubana n'abandi, gukorera hamwe, wigana n'indi experience y'ubuzima buriya nuko mutabizi, ariko buriya kwiga bibaza mu bintu by'ingenzi kuko buriya nabwo gutunga inkandagira bitabo ni ikintu gikomeye cyane, ikintu kibi cyane gikomeye cyane. Nimba wari uzi ko rwose wanavuye mu ishuri cyangwa ukaba ufite umwana wavuye mu ishuri ukumva iki kiganiro cyangwa se nimba uri kucyumva wateganya kurivamo, umenye ko ni igikorwa cya mbere cy'ubugoryi uzaba ukoze. Urakarivamo wenda bitewe n'uko habuze ubushobozi cyangwa se habuze ikindi cyangwa uburwayi cyangwa indi mpamvu nyine ifatika, ariko kurivamo ari wowe bigambye, ari wowe ubishaka, nta kintu ibibazo ufite, wumva kuri wowe nyine tutabishaka ngo urabirambiwe, nyaboneka ibyo bintu uzabyicuza. Niyo mpamvu ugomba kwiga no kwitwara neza kuko imyitwarire ni iya mbere. Kwitwara nabi nibyo ushobora kuzashiduka bigushyize muri gereza, ushobora kuzashiduka wariyangirije ubuzima wenda nk'ubu ugakuramo izo ndwara zigiye zitandukanye nk'amasida, kandi muri icyo gihe urumva kariyeri yawe uyishe, ubuzima bwawe bwishe, uri kugenda ugabanya imyaka yo kubaho. Niyo mpamvu kwitwara neza nabyo ni ibintu by'ibanze, ni ibintu by'ingenzi kandi bikomeza no kuguha reputation nziza muri society, isura nziza nyine ukagumana isura nziza muri society kuko twabaze kubona ko society ari ikintu cy'ingenzi. Mu gihe wangije isura yawe muri society bizakugora kongera kuyubaka mu bantu nyine ukabokamo isura nziza iyo wamaze kuyangiza. Niyo mpamvu buriya ari ngombwa kwiga no kwitwara neza ku mwana igihe ushaka ko ukomeza kujyana umwana mwiza n'ababyeyi. Ikintu cya karindwi ni ukugirana ibiganiro byiza n'ababyeyi. Muri bya biganiro byiza n'ababyeyi muba muri kubaka bond ikomeye, muba muri kubaka ubucuti, muba muri guhana nk'igihango. Muri bya biganiro byiza niho hazavamo nyine wa mwanya w'umubyeyi kugira ngo akugire inama, umwanya w'umubyeyi kugira ngo yumve aho ugeze, urwego ugezeho mu mitekerereze abasha kukugira inama. Nyine bizagufasha mu bintu byinshi, mu gihe uganira nabo yandi bajyaze nabo bakubwiramo utuntu tw'ingenzi, amagambo y'ingenzi uri kuganira n'umubyeyi akwije condition murimo, n'ahandi azageze kugenda akubwira amagambo akomeza, akubwira nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye, n'ahandi azaguheramo experience y'ubuzima. Ariko mu gihe mutajya mwicara ngo muganire neza, nyaboneka kubona experience bizagorana, kubona nyine za nama z'umubyeyi bizagorana. Ikintu cya nyuma aricyo cya munani umwana w'urubyiruko cyangwa se umwana wese agomba gukora kugira ngo agumane umubano mwiza n'umubyeyi ni ugushimira no kubaha agaciro. Umubyeyi mu agaciro akwiriye, kubona umwana ashaje aka kanya, kuba umwana ameze atese ukuntu kugiye gutandukanye, ni ukubera wowe imvune zose yahuye nazo kugira ngo ubashe kuwagera aho ugeze ubu ngubu. Niwe mpamvu n'umubyeyi ameze gutyo. Niyo mpamvu rero ugomba kumushimira no kumuha agaciro ko ni umuntu w'ingenzi mu buzima. Umuntu wa mbere w'ingenzi mu buzima ni umubyeyi wawe watumye ugera aho ugeze ubu ngubu, watumye umera uko nguko. Niyo muntu wa mbere ugomba icyubahiro kurusha abandi bose. Nimba utajya kubikora ndagusabye ngo uhere aka kanya, wikubita agashyi uhere aka kanya kuko ni ikintu utazigera wicuza. Ubwo rero dukomeza no kubashimira abakomeza kugera muri ibiganiro byacu, twagusanga niyo ugikunda jya usigaho like kugira ngo tugende tubona ko mugiye muri kumwe natwe, cyangwa comment n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kandi mutarakora kuri subscribe reba hasi kandi subscribe kugira ngo uzakomeze kugenda ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane.